Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu cyaza ubwenge aho turi kumwe na MS. Reka tumuhe ikaze kugira ngo dutangire tuganira. Uraho neza? Muraho neza. Amakuru imeza biragenda. Turashima Imana. Yego. Reka rero dutangirane n'ikiganiro dusanzwe tuvuga ku byegeranyo bitandukanye ndetse no kuri cyaza ubwenge, twibanda cyane ku bya Congo, muri Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Ariko uyu munsi reka twinjire muri cyaza ubwenge dutangira mu mupira w'amaguru. Ese mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda ufana ihe kipe? Hano mu Rwanda ufana asubira byo gufana noneho bizanyutera. Yego. Mfana Amavubi. Ufana Amavubi. Tutavuze Amavubi, ubundi mu Rwanda ubwaho turetse Amavubi ufana ihe kipe? Mu Rwanda mfana ekipe sumunjanye gufana ntabwo navuga ko ntabwo bose navuga ko nyifana. Wenda ngo nkunda ikipe ya Rayon Sport. Ukundi ihe kipe ya Rayon Sport ko ntabwo ufana ntabwo nyanyayo ntabwo mbona umwanya. Yego. Reka tubanze tuvuge kuri Rayon Sport niba ariyo ukunda. Ese Rayon Sport muri iyi minsi bihagaze bite ibyayo? Ariko je nubwo mfana Rayon Sport ntandukanye n'abandi bafana. Yego. Yenda umufana ushyira nyine ndabalancing ibintu ntabwo nyapfa gukora ibintu ntazi. Yego. So ubwo rero nibwo mfana Rayon abanyikunda, ariko giye muri jewe nubwo mfana Rayon murumva na APR ari ukuntu nayo mbega muri make giye kuri jewe nk'umufana wa Rayon Sport. Ndabiza abafana ba Rayon Sport mushaka kuntera amabuye batureba wenda ni igikona ni ibiki gutyo, ariko nkuko bajya babyita abandi ko babyitana nyine bamwe ngo ni Gasenyi abandi ni igikona. Bro ngewe Rayon Sport niyo nkunda pe, ariko APR nayo mba numva nayo nuvuga ngo Rayon Sport idahari n'urugero idahari mu Rwanda ngiye n'abafana APR. Yego. Waba ufana APR? Ibintu buri muntu wese atapfa kumva kandi ibintu buri muntu wese bimurimo nuko babyirengagiza. Ndabisobanura ukuntu bimeze rero. Yego. Reka twinjire gato tube tupozinzeho gato mu Rwanda, twinjire muri Turukiya. Yego. Ese Turukiya wagira icyo tubwira muri Turukiya? Ku kipe mfanaho? Yego. Ikipe mfana muri Turukiya nyine ntabwo navuga ko amakipe yaho ntayazi, ndayazi pe kunda kurikirana. Ndayazi za Fenerbahce ndazizi, za Istanbul FC, ariko giye ikipe mfana yitwa Galatasaray yo muri Turukiya. Abantu benshi rero ntago bafata nkaho Turukiya wenda yaba izwi cyane mu mupira w'amaguru. Irazwi. Ikiretse wenda badakurikirana umupira w'amaguru. Yego. Irazwi cyane kuko ifite harimo n'amafaranga menshi, irazwi. Yego. Mbere yuko rero twinjira ku mugabane w'Uburayi kuko naho turaza kugerayo, reka tugire ikintu tuganiraho ndetse mfiteho n'amatsiko menshi y'ibibazo bikunze kuba mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Ibibazo bisa naho byaburiwe ibisubizo. Haza abayobozi batandukanye baza gukora icyo nakwita ku managinga cyangwa se kuyobora, ariko ibibazo bisa naho byagiye biburirwa ibisubizo. Ese wowe ibi bintu iyo birebye ubona bitamaze kurenga urwego, ubona bimeze bite? Ntago birarenga urwego, ariko nyine birababaje. Mu Rwanda umupira w'amaguru wo mu Rwanda urimo akavuyo kenshi. Niyo umuntu yabyita akavuyo, niyo umuntu yabyita wenda ko wenda bawuyoboye batawuzi ndengagiza. Gusa ikigaragara cyo nuko ikibazo cy'amakipe yo mu Rwanda cyambere ari ubukene. Ariko ubukene bw'amakipe mu Rwanda ntago ari amakipe abyihariye nayo mu mahanga nayo abakennye. Ariko giye kugira ngo ikibazo cy'umupira mu Rwanda gicingiye cyane kuri Rayon Sport na APR. Ubundi Rayon Sport APR ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Rayon Sport bavuga ko ari ikipe ya rubanda, ariko n'abandi nabo nyine nikundwa n'abantu benshi. Nikundwa n'abantu benshi Rayon Sport. Hanyuma rero APR giye mpamvu navuga ko giyewe Rayon Sport idahari nafana APR. Giyewe ingabo z'u Rwanda, ingabo z'igihugu RDF. Icyo zamariye ndakizi, nyizi cyitwa RPA. Urumva?
zibohora igihugu nyine abantu bose bari bahari twari turi abana bato cyane, bato kabisa, ariko twararebaga, twari tubizi, twari dufite ubwenge, twari dusobanukiwe. Ubu rero ntago giyewe ikintu kirimo ingabo z'igihugu nakirengagiza gutyo gusa, kandi nzi n'agaciro k'umutekano, nzi n'agaciro nyine k'umunyarwanda, nizo zituma tugira agaciro. Nizo za Kongo wumva n'ubwo Bubiligi n'ibyo bihugu bikomeye kugira ngo byo kuba bitadushwanyaguza cyangwa ngo dusubiye ku ikarita, no kubera RDF kandi kirabahozwe yitwa RPA cyangwa se APR, Armée Patriotique Rwandaise, buriya niko APR bisobanuye. Urumva? Aha ni Armée Patriotique, R ni Rwandaise. Yego. Ni ukuvuga ngo ni igisirikare gikunda igihugu nyine, cy'abakunda igihugu cy'u Rwanda. Yego. Bo rero ubu ngubu nyuma byaje kwitwa RDF nyine, igisirikare cy'u Rwanda Defense Force, sibyo? Imbaraga z'ubwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko zisigaye zitwa. Ariko rero ngewe wantera amabuye uri umureyo, wantera amabuye mu APR, cyonzi ko Rayon Sport ifite agaciro ku munyarwanda, na APR ikagira agaciro ku munyarwanda. Uri Rayon Sport uzabwira APR ngo ni igikona kugira ngo wenda ubashute, kugira ngo ubashe gutsinda, cyangwa se wiregure wenda nkuko watsinzwe. Na APR nawe bitereye Rayon Sport Gasenyi, cyangwa babite n'andi mazina, hari amazina menshi. Buriya ari amakipe agira amazina, Rayon Sport yitwa Gikundiro, ako APR bakayita Gasenyi nyine nko kwibarizo. Bya bintu ubwinshi bwa bya bintu bibarizo biba biri hasi. Ngo n'abafana ba Rayon Sport ko babangana, niko APR bayifata bayita Gasenyi. Urumva ko ngo badafite n'icyo banamaze. Hanyuma APR nayo abafana bareba bamwe bakayita Muteteri, nyine ngo barayitetesheje. APR ni ifite ibikombe byinshi mu Rwanda. Kubera ibibazo babihari rero mu Rwanda, APR yitwara ibikombe. Bamwe ntibabyemere, abandi bakabyemera, ariko ikihari nuko APR yatwaye iki? Yatwaye ibikombe byinshi, akaba ari ikipe ibikombe byinshi hehe mu Rwanda. Rayon Sport akaba ari ya kabiri. Urumva ni derby, sibyo? Urumva APR ni Black Wild kuri Rayon, na Rayon ni Black Wild kuki? Kuri APR. Bora bikaba ikibazo. So ikibazo rero kizira hehe? Hazamo icyo bita conflit d'intérêt. Hazamo ikibazo gikomeye cyuko amakipe yose mubona yose yaba yo mu Rwanda yaba no mu mahanga, leta burya zibihugu zishyiramo amafaranga. Ariko mu Rwanda nyamurabizi Rayon Sport niyo kipe yifasha muri make. Buriya Rayon Sport abayitera nk'ahantu wenda bavuga ko leta yiterera inkunga ni akarere ka Nyanza. Nayo baze Rayon Sport platform yayo ukuntu ingana, mbere Rayon Sport igiye nyifata nk'uruganda. Muri Rayon Sport n'uruganda runakomeye kuruta n'izindi nganda zirimo hano mu Rwanda, nuko nyine bitarabyazwa agaciro neza. Urumva igihugu kibiri nyuma kimwe cyashaka kugira ngo bigende neza, niyo mpamvu mvona RDB yizamo, imaze kuzamo nka kabiri. Urumva ariko abantu benshi bari mu makipe yo mu Rwanda no mu mupira wo mu Rwanda ni abantu bashaka kwirira amafaranga batitaye ku nyungu z'igihugu. Muri make ni ugukora ibintu utabikuye, ni ugukora ibintu ushaka gukura mwayawe, niko nabyita. Ntawe ntuzi urutoki. Ariko kugira ngo ikibazo gikemuke rero bimeze bite? Niba APR bayihaye budget, sibyo? Na Rayon Sport nibayihe budget ingana nk'iyo APR bayihaye, leta nayihe. Urumva? None ibyo bintu niramuka bibaye, ya makipe yo mu Rwanda azavamo amakipe akomeye cyane, akomeye bikomeye ku buryo utereba nk'ubu nka Yanga mu myaka ingahe ishize Rayon Sport muri Confederation Cup ntabwo yakuyemo Yanga se? Ako Yanga ubu ngwihora mu matsinda, Rayon Sport igiye rimwe nta kipe mu Rwanda ajya mu matsinda. Bari APR yigizwe kujya mu kimwe cya kabiri yabari kafu, ntabwo mu by'ukuri kwageze mu kimwe cya kabiri. Cyo gihe yagize mu kimwe cya kabiri, ntabwo nibuka ikipe bakinnye bari Africa Sport Davis, ntabwo nibuka yari yo ko yagize mu kimwe cya kabiri APR kera mbere ya Rayon yagezeyo. Ariko ko yakubitari mu matsinda, icyo gihe matsinda ntabwo yabaraga, ntabwo bayibaze nyine nk'ibintu bigize. Ubu ngubu bavuga ko APR ariyo nako Rayon Sport ariyo yageze mu matsinda. Gusa niyo ugiye no ku rutonde rwa CAF ukabureba urutonde rw'amakipe akomeye mu Rwanda, iyo uzamuye hazamuka Rayon Sport cyane ko APR ibikombe yagiye itwara. Mu ruvuga ngo APR mu kintu hanze ntabwo yitwara neza, mu gihe APR mu Rwanda yitwara neza kurusha Rayon. Noneho yasohoka
ntago nzi ukuntu bigenda, nayo ntigira gute ntitwara neza kuri Rayon uko isohotse kose nayo imeze nabi iyaza kwitwara neza hanze. Ubwo rero je ikintu navuga, abakire bateranya amafaranga angana gute, bakagura Basane muri Rayon, bakagura Hamisi Tambwe, bakagura Mohamed Cheri, bakagura Farenganye, niyo bagura bigira Imana, niyo bagura nde, mu gihe APR na Rayon Sport nta budget zinganya. Ikindi gikurikiyeho, ntabwo umupira w'u Rwanda uzatera imbere, kuko amadarapo ahagarariye u Rwanda n'aya ni Rayon Sport na APR. Ubwo rero twagakwiye kuba tumeze nka kuriya kwa Simba na Yanga, tukabyigiraho, kuko mu myaka ishize rwose yari amakipe nacirisa aho ngaho, nayo ari mu kavuyo nk'aka ngaka kayanga yacu. So ubwo rero ngiye nkaba najya inama nk'umuntu usesengura ibintu by'amakuru, kurikiranira hafi, nkaba najya inama y'uko leta yabyinjiramo ibaha budget zingana, kubera yuko Rayon Sport ikibazo ifite cyo gihoramo no kibazo ngo cy'ubukene. Ukoma ngo hajamo abakire ngo arimo abakire ngo bangahe iki, ugasanga babakire bagiramo aho kugira kubera inyungu nyine bamwe bashakamo, abashaka kubaka abandi bakagira gute bakabadeturuna bakabanyura inyuma, ugasanga bagiye bakoze ibyo bita amashyamba ngo bagiye mu ishyamba, ugasanga umukinnyi nka kana kankure witwa ngo ni Simon Mabure baravuye muri APR akaza muri Rayon. Simon Mabure ngo ugasanga ari imikino atakinnye ngo bitewe nuko yaguzwe wenda ngo nango na Prosperi, ngo nibyo mvuze nyine kuba mvuze Prosperi so ko mushinje nibiba bivugwa nyine mu gihe ntago ndi muri Rayon, sibyo ndi umuntu yifana ariko ntago ndi muri muyobozi bwo cyase ngo wenda ngiye ku mipira yose bishoboke, urumva. Ugasanga ngo ndi ngo no Muvunyi, ndi ngo no Tadeyo, ndi ngo no ngo ni numvishira wayabaga Rayon Sport Jean Fidel ngo ngo ni retired. Ariko tuvugishije ukuri ibyo bibazo byose bishingiye kuko budget ziba zitangana. Ikindi gikurikiyeho, abantu bajya kuyobora umupira w'amaguru wo mu Rwanda bigaragara yuko bamenyekana mbere yuko bajya ku buyobozi. Ubushize uriya wayoboraga Ferwafa twari tubizi, urumva. Nyamara guverineri wo mu majyepfo avayo aza kuyobora polisi, ariko cyari kimuzanye bakivuza abantu makuru birangira baye perezida wa Ferwafa. Nyuma baza kuvuga ati agiye kuzasimburwa na Shema n'iki wa Kigali. Byarabaye. Tujye tugerageza ibintu bibe mu ntuza, ibintu bibe ibintu bikomeye bigomba kuba ari ibanga, bigomba kuba byiyubashye, sibyo? Ntabwo wajya gukora amatora uzi ngo kana kazatsinda. Kitwe nk'umuntu usanzwe ufite ibigwi, tuvuye nk'urugero nka Perezida Kagame. Widu agiye gutorwa habaye amatora akajyamo, Kagame yatsinda kuko afite iki? Afite ibigwi bimwemerera, niyo atavuga abandi bavuga bamuvugira. Nibi nakubwo nta tumuvugira bavugirwa n'ibyo yakoze. Ariko hari n'abandi nyine bafite ibyo bagiye nuko mvuze nyine ufite ibigwi byinshi hano mu Rwanda. Ariko n'abandi hari abafite ibigwi byabo byavugira wenda mu nzego zabo, ariko ikintu cyo kujya gutora umupira w'amaguru mu Rwanda ugasanga ibintu biramenyekanye mbere. Nk'urugero ubushize muri champion ubushize Rayon Sport yari kokoye yaraguza abakinnyi yagize gute, ariko yagiye gukina na Bugesera. Ubunyuka kuri vision ukuntu bayibye kariko ko bajya kureba sa penalty, koko nibyo nabonye muri Nigeria barerekana penalty, barekanye umukino wa Bugesera na Rayon berekana na penalty bahaye APR. Iryo Rayon Sport nyine byari parallel. Rayon Sport barwanira abafana bivumbura bakava mu kibuga bakabwira abakinnyi muve mu kibuga. Bya ni ibintu byakojeje isoni abanyarwanda, ni ibintu byanambabaje jewe no kubireba no mu maso. Nabonaga ari nk'ibintu bibi cyane. Bibi ariko biriya bintu ntabwo bikwiriye kongera kugaruka mu Rwanda. So ubwo rero nkabaranga najya inama yuko muri leta nk'uko yatangiye kubijyamo, nyine nabonye RDB isigaye ayikemura icyo kibazo. Ni RDB harya ni ariko nyawo niyo ni RDB nyirango niba birashoboka. Nyibwo leta yabyinjiyemo, mbone nibeshya ku kuri icyo kigo mu mbabarire, nta bushakashatsi nakoze nuko nicyazubwenge barantunguye. So ubwo rero ngiye mvuga ko leta yakabaye igenda budget zingana kandi nyinshi zihagije zikazamuka, kuko Rayon Sport n'ubundi imeze nkaho ari nayigaburira andi makipe. Biratangaje, kipe ya Kiyovu igiye gukina
babwira abakinnyi tuzahemba ariko Rayon Sport yagize gute twakinnye na Rayon buri kipe yose niko ibivuga sofu APR polisi ari amakipe akomeye nyine afashwa nyine ku buryo bugaragara nyine afite institution zifatika ubu rero ntago wafata amafaranga ikipe nka Rayon Sport ngo uvuge ngo arafashwa n'akarere ka Nyanza barayiha miliyoni amafaranga adahembye n'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri ntago byashoboka atanakora byibuza atanagura abakinnyi muri merikato imwe urabona transfer window ifunguye abakinnyi bagiye kugurwa nyuma bagiye kugura abakinnyi amafaranga akarere katanga nta nubwo yagurira abakinnyi ikipe hanyuma n'ubwo ubwo niba ugurira abakinnyi niba utagurira abakinnyi ikipe ukajya kuvuga ngo uzabahemba ikize ni hano umukinnyi usanga ashobora guhembwa nk'ibihumbi 500 200 300 gutyo ikindi navuga nyuma y'ibyo bya Rayon Sport na APR kuba babahabije ikindi batrete neza abasifuzi ni umutima w'umupira ni umutima ni imana y'umupira imana imbabarire kuba mvuze ntago ari imana nk'iyo mu ijuru ariko nibo bafata ibyemezo bya nyuma by'umupira abasifuzi babafate neza babahembere igihe babazamurira umushahara ubundi noneho bashyiraho n'amategeko yo guhana ibyo byaha byose ariko noneho utazashyira amategeko ari wowe watumye ibyo bintu bibaho umusifuzi se niba yamara amezi 6 adahembwa uwo musifuzi kumukora mpa ntibyoroshye biroroshye kumwaruswa biroroshye so ubwo rero nkaba numva ari uko byakabaye bigenda ndumva ari aho nabangarukiye yego dukomeje rero n'umupira w'amaguru reka tujye ku mugabane w'i Burayi ni muri cyaza ubwenge aho ushobora gusubiza ndetse ukanasesengura bimwe mu bivugwa cyangwa ibyo wabuze ese ku mugabane w'i Burayi bimeze bite so umugabane w'i Burayi rero ufite ibihugu byinshi ariko ubonyene niyo mbaje ngiye kuvuga ku bihugu bikomeye ku mupira w'amaguru ntago bindi hari ibihugu bidakomeye use nka Latvia bamenya hari ibihugu byo bari byinshi ariko ngiye kuvuga ko ndavuga amakipe mfana nyine ku bihugu bikomeye yego ubwo reka duhere muri Espagne uragira ntago mubonye bavuga ko umupira ukomeye kuko harimo amafaranga menshi ariko ngeremeza ko Espagne ari ifite umupira ukomeye gute bitewe n'amakipe arimo niyo twajya mu bikombe Real Madrid ifite Champions League zingahe niyo ya mbere mu bikombe byinshi by'amakipe yabaye ya mbere wabo ku mugabane w'u Burayi banga amakipe yo muri champion y'u Burayi arakina none amakipe yabaye ya mbere nayo agakora indi ligue yayo bahuriramo Real Madrid imaze gutwara byinshi na Barcelona nayo imaze gutwara byinshi sizaho rero fana Real Madrid muri Espagne so mu Bubiligi ho nta ekipe mfanamo ndayaza amakipe yabo pe nta yiri za Club Brugge zose ndazizi za Charleroi za nuza ni nyinshi ndazizi ntago nta nimwe mfanamo ku mupira wa dukomeze rero ku makipe y'i Burayi ngo nyine turi ku Bubiligi yego ndavuga ko harimo ari mu Bubiligi amakipe yabo ndayazi arizo bita za Club Brugge Standard de Liège ni nyinshi ntago nazirondora ariko nta nimwe mfana mu Bubiligi nta mupira ngiye mpabona mu Bubiligi mafata nka pipiniere mafata nkaho zamukira abandi bakinnyi so mu Butaliyani amakipe mu Butaliyani ujyamenya si ari ya se y'Roma hari AS Roma niyo buriya mu Butaliyani habona gashya hamwe ibintu bikomeye mu mupira w'amaguru bijyanye n'ubukristo bukomeye buriya no uvuga ngo mu Butaliyani habamo ikipe reka mvugeho nkewe ndazizwe zikomeye hari iyo bita Juventus Dortmund ni Turin nyine ni iwabo okay hakaza iyo bita AS Roma nkumva ni y'umujyi ngumva AS Kigali hakaza Inter Milan urumva hakaza ni nyinshi harizo bita za Cagliari za Napoli n'izindi zirahari nyinshi ntago twazironda zose ngo tuzirangije ariko jewe mu Butaliyani mfana Juventus Dortmund ariko muri mu Butaliyani ureba agashya kabamo buriya bagira derby Inter Milan na AC Milan bakorera ku kibuga kimwe imyitozo na match bakina ku kibuga kimwe umva zose nizamira nyine
Inter de Milan, AC Milan yego cyangwa se Inter Milan na AC Milan ubwo ni mu Cyongereza sibyo. Noneho bitoza ku kibuga cyitwa San Siro. Ariko yitwa San Siro ari uko AS Milan ni ikibuga kimwe. Iyo AS Milan yakiriye cyitwa San Siro. Hanyuma Inter Milan yakwakira kikitwa Giuseppe Meazza. Derby yabo ukuntu yitwa El Madonnina. El Madonnina. Yego nyine Madonnina se bose sinabikira Maria se. El Madonnina nibyo wawe. Mu kirimi cyabo. El Madonnina ko Derby yabo yitwa. Ubwo rero yewe mfana Juventus. Niyo mfana ko ubwo nyine ntabwo ibyo njye mbiha agaciro cyane mpera mu Rwanda ubundi. Urumva? Yego. Hanyuma mu Bufaransa nta kipe mfana naho. Ubu nafanaga Olympique de Marseille ariko umupira mu Bufaransa nyine nawo byanduzamo politike. Urumva abonye ukuntu bahagurutse ngo Paris Saint-Germain ngo nereke Visit Rwanda ko yamazaga Visit Rwanda murabyibuka. Iyo byatumye mpita ntafana amakipe yo mu Bufaransa ko namaze kubona ko ari mu politike nabo. Urumva? Yego. Hanyuma mu Bwongereza gusa ibihugu bikomeye nakubwiye mu mupira. Yego mu Bwongereza amakipe yawe urayazi? Oya. Harimo Arsenal ari nayo mfana cyangwa se Arsenal. Muri Arsenal bisobanura ububiko bw'intwaro, ahantu babika ibitwaro hose nyine ibitwaro bitwara muri Arsenal. Ahantu biroze ni muri Arsenal nyine. Arsene Wenger. Arsene Wenger ari umutoza nyine wawo ni izina rye yitwaga. Ubwo rero yefana Arsenal ariko nyine mu Bwongereza hari amakipe menshi, hariyo Arsenal, hariyo Manchester United, hariyo Manchester City, hariyo Tottenham Hotspur. Bo bajyana n'utuntuza n'utubyiniriro. Urumva Arsenal yitwa The Gunners. Abanyentwaro nyine The Gunners. Iyo numva The Gunners nkagira ngo nayo ni ikipe kwayo yindi. Gani nyine n'intwaro n'imbunda. Mba numva ari indi kipe yindi. The Gunners, the winners. Abanyentwaro abatsinda. Okay. Uzi ko se kera bari bafite inoza stade bita stade bayitwa Emirates ariko iyo bakinaga bamwitwaga Highbury. Urumva ngo nirimbi aho bashyingura nyine ku rwego rwo hejuru. Urumva amakipe yose yazaga niho bayashyinguraga muri make. Urumva buri habayo Manchester City, Manchester United, Manchester United yitwa Red Devils, amashitani y'umutuku. Nkuko Arsenal yitwa The Gunners. Hanyuma Manchester City yitwa The Citizen, abanyamugi. Ziba mu mujyi umwe nazo. Manchester United na Manchester yakoze buri mufite ikibuga cyayo. Bakagiye bita Tottenham Hotspur. Nayo ni Londres buriya nayo ibana mu mujyi umwe na Arsenal. Yego. Hari menshi, hari za Everton, hari za nyinshi cyane, ni nyinshi ntabwo twazivamo. Urumva? Ariko ubwo nyine mfanamo Arsenal. Ubwo tujye muri Portugal noneho. Muri Portugal ubwo nyine mfana yo yihera. Naho nta mfana yo. Gusa hari amakipe ya FC Porto. Hari ni menshi nabo bafite amakipe yabo. Naho hari amakipe yabo tuza ariko nta mfana yo gusa. Ikipe yabo y'igihugu ndayemera pe. Cyane ko bafite umukinnyi nemera cyane ko Cristiano Ronaldo. Se bakina mu Barabu. Cristiano Ronaldo ntumuzi se? Ntago ndamubona ariko bamwumva cyane. Ibyo byose rero aho ngabo nyine bo mfana ikipe yabo y'igihugu. Ubwo nawe impamvu nyine nawe nabafana nuko nabo mbafata nka pipiniere. Ariko bo baruta ububiri champion ikomeye. Urumva? Ubwo igihugu gikomeye ni kirarwa n'Ubuholandi. Sibwo bakusigaye? Yeah. Umupira w'amaguru mu Burayi gikomeye. Ubuholandi ubwo ngefana Ajax Amsterdam. Hari umukinnyi n'umwe wo muri iyo kipe uzi? Ubwo ntabwo njyamo nabwo ibintu by'abasinyi bijyamo cyane. Ajax gusa niyo nafanaga hanizo bitaza Fenerbahce hari n'izindi Fenerbahce niyo muri Nuda niyo muri Turkiya. Urumva? Ubu Ajax niyo mfana muri ntuza muri mu Buholandi.
numva nta gihugu nibagiwe gikomeye mu mupira w'amaguru mu Burayi no mu Burusiya naho mfite ikipe mfanayo bita Lokomotiv Moscow mu Burusiya buriya nabo shampiyona bari ikomeye nuko abanyaburayi nabo nyine bagiye bitewe n'impamvu za politike bagiye bayisubiza hasi ntibambamaza ibyayo ntibagira gute urumva ariko byagaragaye ko mu gikombe cy'isi Uburusiya giherutse Uburusiya bwiza kwakira ntukibuka byagaragaye ko bafite umupira ukomeye cyane cyane abakinnyi barahamagaye abenshi n'ababo. Ese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habayo umupira w'amaguru naho cyangwa ni basket bikundira gusa? Umupira w'amaguru barawufite ariko bafite umupira wa football isanzwe muri Amerika. Ubu ni United States of America. Bagira umupira cyane cyane basket yabo ni ukomeye. Ikindi kintu gikomeye cyabo ntabwo umupira w'amaguru wabo ukomeye cyane. Umupira wabo bigasa nkaho abastari b'i Burayi n'abakinnyi bakomeye ariho bajya gusazira. Naho bajya kuritarinya umuntu wakomeye yageze ahasoza bamuha kontara zikomeye muri Amerika hanyuma akajya nkuko mubarabonye na basigaye babikora nabo ariko bo bagira NBA ni ikomeye ya basket hanyuma hakaza icyo bita American football na football isanzwe. Hano mu Rwanda reka twigarukire mu Rwanda bamwe mu bakinnyi cyangwa se navuga ibihangange byabayeho mu Rwanda ushobora kumbwira amazina 5 y'abakinnyi b'abanyarwanda bigeze kubaho cyangwa bamwe banakiriho n'ubu bagikina abagikina b'ibihanganye baba abigeze kuba urambwira amazina 5 y'ibihanganye nyine numva bakomeye mu Rwanda wiyumviye abo numvishe wenda nabo nabonye nabo wabonye amazina 5 wenda n'utuntu duke wabo baziho cyangwa niyo utaba utuzi ni tyaza ubwenge ariko abo bakinnyi mu mupira abakinnyi numva mu Rwanda bari bakomeye nabakera ntabonye ni bamuvara Valence yego ngo bitaba wakinaga muri Kiyovu abo bitaga barumu yabakinaga muri Rayon batigana ngo aracyana ariho niba tarapfa no y'Ibutare Tigana se ko numva tigana zari inkweto za kera abantu bambaraga we nawe niko yitwaga niko bamwitaga nawe cyangwa baba baramwitiriye izo nkweto bitewe nuko wenda zari zikunzwe muri icyo ariko giye mu bakinnyi nzi niboneye n'amaso yanjye yego mu bakinnyi bose nzi bose nabonye n'abanyamahanga bose bashyizemo abo nabonye banyuze mu maso umukinnyi wa mbere nakira ku bantu bazi gukina wanyemeje nubwo mfana Rayon Sport bita Karekezi Olivier buriya abantu ntabwo bajya kunda kumwitaho ariko niyo mukinnyi wakoze ibintu mu ikipe yo mu Rwanda y'igihugu yatumye umupira mu Rwanda ugira agaciro nubwo buriya bagajya bakina ngo Gatete Jimmy Gatete agatsinda ibitego ariko wasangaga Karekezi Olivier n'ubundi amurusha ibitego byinshi kandi Karekezi ntabwo ari umwataka ni yafatanya nawe yatinaga imbere yafatanya nabi imbere kinaga ku 10 buri mwataka bari ku 9 urumva ubwo rero nge niwe nafata nk'umukinnyi ukomeye ubwo rero ubwo si wa mbere mvuze mubona nabonye undi navuga ukomeye nabonye ntabwo Karekezi Olivier namushyira ku mwanya wa 2 ndibeshye umuntu ashya ku mwanya mbere ni Katawuti Ndikumana Amade Katawuti Ndikumana Amade Karekezi ahubwo Katawuti yari n'umudefanseri yaje no kujya no hanze ariko mu mikinire kumenya umupira Katawuti ne nashyiraho kumubona abonye mu maso yanjye Karekezi Olivier mu bantu bazi gutsinda ibitego no gukinisha ikipe neza nawe namushyira kuri uwo mwanya wega ba mbere nabagira babiri giye urebye urumva hanyuma Jimmy Gatete akaba yakurikiraho n'abandi bitwa baza Pimora bakawimbe Mayari Papi b'abakongomani babakutarabama ubwo nabataka gusa basina Jerome muri Rayon ni benshi navuga n'abakinnyi n'ijana bambaje nabakubwira kuko nanjye football narayikurikiranye nanjye cyane yego bamwe mu bakinnyi bo mu Rwanda cyangwa se abagacishijeho bari bihangange cyane ese ubona amasaziro yabo abameze ati tuzi abanyaburaya benshi bagira amafaranga menshi cyane bakarundanya bakuye mu mupira w'amaguru ese ku banyarwanda bimeze biti abanyarwanda agiye ko mbibona abantu b'abanyarwanda ku mupira w'amaguru rwose basaza nabi abenshi bitewe nuko ujya kumva ngo umuntu ahembwa miliyoni 2
ariko ubwo muri izo miliyoni ebyiri hari komisiyo z'abamuhaye amakontara, hari abamushakiye ikipe, hari ibintu byinshi ugasanga byibuza amasabwa nk'ibihumbi nka 500 cyangwa 300. Kandi noneho uko amaradiyo abamuvuga n'iki n'ubusitari n'iki, ibyo ni ibintu bituma umuntu ahendwa. Niba uri umusitari, yewe nigeze kujya ahantu kugura inkweto, ntabwo nakubeshya, bita icyo gihe bahitaga yaba ari All Star Canvas. Bwari ubuntu bw'ubupantufure. Yego, ufite imishumi izamuyeho gutya. Nagiye kubugura nandi i Kigali, ndigiye kubugura muri Mateus. Abantu kwari tuzanye pe, nabo abantu kwari tunaziranye. Ngezeyo iyo nkweto baciye 25. Ari inkweto y'umwenda atari n'uruhu. Niyo burakazi inde kapantufu uko kameze. Yego. Ariko jewe nagiye ahantu bita kwa Rubangura mu gikari mu rutobo cyaro, umuhungu wacu wakoraga w'umukanishi. Nagiye ngewe mugura kuri inkweto imwe, arambwira ati ngiye mpa 5 nyikuzanira. Yagiye igura 500, asagura 500. Yabanciye 25. Urumva rero ibintu byo kuvangura umusitari cyangwa abantu gukabiriza n'iki byose biraguhendesha, ugasanga urahenzwe mu buryo butari ngombwa. Ibyo rero bigatuma abakinnyi bahendwa, kandi amafaranga bakoreye basinyiye bitwa ko bahembwa atariyo babona, bitewe n'abakomisiyoneri. So hari abakomisiyoneri bemewe nk'umuhagenti gushakiye ikipe babyemewe, babizwi mu pourcentage abazwe. Yego. Ako mu Rwanda hajya n'abandi bantu ngo abanyamakuru ngo bakunekera ahantu bakumvisha abo bayobozi b'ikipe ko ugomba kugurwa, abajya kwamamaza nyine bakakwamamaza bakakuvuga cyane, urumva ubustingisha izina rikabustinga. Ibyo byose bituma basaza nabi, ugasanga basaziye mu bukene, ugasanga bamwe benshi duhura y'abasabiriza. Ariko ni ibintu bidakwiriye pe, ni ibintu bidakwiriye nk'abantu b'abarigendi bacu. Uriya bari umunyamahanga wakinye mu Rwanda agakina neza, cyangwa umunyarwanda yagakwiye kuba afite agaciro nk'uko u Rwanda rufite agaciro, nk'uko twifuza ko tuba dufite agaciro. N'abakinnyi bacu bagomba kujya mu gaciro, n'amakipe yacu akagira agaciro rwose, n'ubuyobozi agaciro k'u Rwanda nyine kakaba agaciro. Nge niko mbyumva. Reka rero ngushimire, nsezeranya abari badukurikiye ko tuzasubira tugakomezana cyaza ubwenge tuvuga ku bintu bitandukanye. Sezera badukurikiye ndetse ugire n'icyo basaba. Okay, abadukurikiye mbere yo kubasezera ngira ngo ushize rero bamwe musanganye nibagirwa nimero zanjye kuzivuga. Yego. Ngira ngo ushize nabyibagiye ushize. Warabyibagiye ubushize. Ko mukanya wabinyibukije. Yego. Nimero zanjye washaka ko tuganira cyangwa se tujya inama cyangwa se tugira ibindi binambaza ni 073 niyo nahisemo gutanga 59 38 112 073 59 38 112. Mwakoze cyane abo twabanye muri cyaza ubwenge uyu munsi, twari turi kumwe na MS. Ntago nagasoje. Yego. Hanyuma ikindi kintu urambwiye ngo icyo nasaba abantu abatwumvaga. Yego, icyo wabasaba. Icyo nasaba abatwumvaga cyane cyane niba hari n'abayobozi batwumvaga cyangwa badukurikira, ibi bibazo tuvuze wenda basetsengura mu bunararibonye bwabo, ntago tuba turi abanyabwenge, turi abantu basanzwe. Abayobozi basetsengura bakareba ukuntu bakemura ibyo bibazo by'umupira w'amaguru mu Rwanda, nk'uko bakemura ibibazo byose bya politika. Ntago u Rwanda mu mutekano rwiyubashye, mu mashuri rwiyubahe, mu isuku twiyubahe ahantu hose. Nitujya mu mupira w'amaguru dusanga harimo ibintu bidasobanutse. Ibintu bigomba kuba bisobanutse. Nta yobora itagatifu riri mu mupira w'amaguru mu Rwanda, ahubwo ikibazo gihari ubuyobozi akunda ndabyizeye ubuyobozi bwo bwabigiyemo bizakemuka. Hari n'ikibazo umuntu yambajije ejo bundi wenda nakongeraho kanyuma. Hari umuntu ambwiye ngo kujya ibibazo bya sport ngo bikemuke ngo byaba ari ibihe, amitishamo ngo uratubwira ibigo wumva byafata Rayon Sport biyi supporting nyine ibigo byose hamwe tuvuga mu bigo byose biri mu Rwanda, ntujye hanze. Icyo ushaka cyose uvuge Rayon Sport umva yafatwa n'ikihe kigo kugira ngo igire imbaraga nayo ifatwe nyine icikama akavuyo. Yego, icikama akavuyo karimo. Ariko umuntu yaranyishe kandi namusubije ko mbyumva n'umuntu nabisubiza nkuko nabisubije. Yego, wavuze ko hari ibihe bigo. Ikigo cya mbere navuze ko cyayifasha, ikigo cya gatatu nicyo yaranyiciye, ariko nta nicya mbere navuze cyo byindi bibiri yarabyemeye, ariko icya gatatu yaranyishe. Ikigo cya mbere navuze ko cyayifasha ni Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Ikigo cya kabiri icya kane nicyo yandakariye. Ikigo cya kabiri navuze ko yafashwa na Rwanda Revenue, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ikigo ahambwa icya gatatu wumva kindi ni icya gatatu wumva cyafasha Rayon, Banque Nationale.
ati rero ngambwire cyanyuma cya kane nabwiye ni Minisiteri y'Ingabo ifashe Rayon Sport rwose yacamo akavuyo kose kagashira yaranyishe kandi mu byo kuri no Rwanda bishyamo ngo kandi ifasha yakubye gufasha APR ari APR none se ingabo si zacu twese yego nyine ifite ikipe yayo nka Minisiteri y'Ingabo hakurikiraho no kureba ikavuga ati nka leta ikavuga ati ikipe ni y'abanyarwanda n'ubundi kandi ngo umutekano w'u Rwanda umutekano wabuze muri Rayon muyibungabunge muyifashe nayo birashoboka ariko impamvu bitashoboka ntago wemerewe gusapotinga umupira w'amaguru ku isi ntago wemerewe kuba ikigo kimwe gifite amakipe abiri muri shampiyona imwe buriya no Rwanda bavuga ngo APR ngo na Marine ngo ni ikigo kimwe n'iki ariko buriya Marine ibarwa nk'ikipe y'ingabo zirwana mu mazi hanyuma APR ikaba Minisiteri y'Ingabo niho bitandukanira. Reka rero nshimira n'abari badukurikiye twari kumwe na MS Mwizerwa Sharif nibyo nakagaruka caca Imana ibarinde Imana bishimiye mwese.